murabizi abantu muba muhanganye aba abanzi bawe simubizi afande nubwo kabona kabwira abanje ikibazo ndabaza none umuriro uri mu abayobozi barahaba najyaga ngera kuri stage umuriro ngo ari n'ubiri inyuma none ubu ngubu rero ihangane uhutize ibipfunsi ubamara inkingi unguriza icyata hejuru y'agaciro ka miliyoni 25 turabakire mukomera amashyi mukire abenshi barifuza kuza mu nzozi zawe sibyo sibyo abantu ntuye mu nzozi zabo rero buriya iyo uri umwe uba uri umwe sibyo baracyaka mfite nimero yihe bravo amashyi kuri Gatogo yitwa Mugisha Emmanuel Gatogo Kibonke n'abandi umugabo wa Rufonzi ndabakundaga cyane nanezerewe nzaza hano kumusaba ndi mu modoka nzaba natsindiye muzamumaga nomero yanjye ni 10 murakoze WIZZO Media TV WIZZO Media TV muraho meze neza nyakubahwa senateri banyakubahwa bayobozi muri hano natwe nk'abagize sinema nyarwanda twishimiye kubana namwe twishimiye kubana n'abaturage by'umwihariko b'akarere ka Rubavu bakora neza bashimwa bimeze neza barumva biryoshye nanjye ndi umuturanyi uvuka hano hirya mu karere ka Nyabihu uzimuke urumva rero ko ni kimwe uzaza nta mukuru umusaza ubwo urumva hamwe n'abantu bitangwa buri mwaka bigenewe abakora umwuga wa sinema bo mu Rwanda ndetse n'abandi bo mu mahanga bihugu bitandukanye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 tuzaba dufite uwo munsi mukuru nyirizina aho tuzaba dufite ibihugu bigera kuri 37 bizabyitabiriye uwo muhango uyu munsi rero twaje mu karere ka Rubavu nkuko izindi edition zirindwi zishize twahoraga tuzanye abakinnyi b'abanyarwanda gusa bakunzwe kurusha abandi utabona hano ukibaza ngo kanaka ko ntamubonye hari inzira byanyuzemo ubwo ntagakunzwe arakunzwe ariko si cyane nk'abari hano nicyo bivuga ubwo abakunzwe kurusha abandi nabara abutabona bari inyuma yabo yego bari guhatanira rero mu bihembo bigera kuri 30 bizatangwa hari igihembo ubwabo bari guhatanira cyitwa People Choice cyangwa se igihembo cy'umukinnyi ukunzwe kurusha abandi aba nabakunzwe kurusha abandi hagomba kuvamo umwe ukunzwe kurusha abandi abo rero hazavamo umwe bari imodoka bari guhatanira ubwo kugira ngo iyo modoka umwe muri bazayitware harimo nyine n'amahirwe muri bumuhe bitewe n'ukuntu turi bubibone ntatinze rero mu magambo bitewe n'uko ikirere cya hano nyine gihinduka nk'ikirere reka nihute mbere y'uko baza nagira ngo mbanze mpamagare timu dufatanya umunsi ku wundi timu dufatanije gutegura iki gikorwa ni benshi hari abari mu kazi Kigali kumusiregereje ariko hari bake twazanye nagira ngo mpere kuri mushiki wanjye Simba Alliance yegera imbere nawe ni umukinnyi hari abamuzi ariko ntago ari mu bahatanira kobwa w'inzobe cyane yego shinguye yitwa Isimbi Aria ngo se Aria Cool akaba ari event manager mu buzima busanzwe n'ikigo gitegura ibi bihembo cyitwa Ishusho Art akaba ari we dufatanije kuyobora iki kigo ari mugenzi wacu wundi witwa Amir Mbera yakwegera imbere akaba ari we muhuza bikorwa
w'ibi turimo n'ibiri Kigali ubu abari inyuma mu buryo murabona ko ari umusore w'intarumikwa. Hari umugabo wundi nawe witwa niyo mwungeri Aaron ushinzwe amarushanwa muri rusange. Ashinzwe amarushanwa bakunda kuvuga ko ari ugendana contact ya modoka tuvuga. Ni wigendana ubwo munsi nugera nyirizina azayitanga. Tukaba dufite n'umuntu ushinzwe PR harya bamwita ashinzwe itumanaho muri rusange muri gahunda yacu ya Rwanda International Movie Awards. Ni umukobwa mwiza nawe witwa Florence. Oya arasigarira Rubavu. Niba mufite abahungu beza abasore barebereho sawa ayo baravuye iwanyu nta kibazo dufite. Abakobwa beza barahari baraje mubabone. So aba rero ntago ari bo bonyine dukorana, hari abandi ariko aba nibo twabashije kuzana muri iki gikorwa muri rusange. Ntago abandi basigaye rero bo ndi buhamagare umwe kuri umwe. Ngiye kubahamagara hano. Turihuta muri ubu buryo. Mbere yuko bahaguruka nkuko nababwiye turi mu bikorwa turi mu gahunda yitwa Rwanda International Movie Award, ariko iyo twaje mu buryo nk'ubu ngubu tuba turi mu gikorwa cyitwa Rwanda Movie Week. Rwanda Movie Week harimo ibintu bitatu bikomeye tuba tugendereye. Icya mbere nuko sinema ari akazi. Turabwira urubyiruko ko aba bantu mubona bafite amafaranga. Abantu mubona nta kandi kazi bagira usibye gukina filime no gukora filime. Rero niba bashimisha ntugaseke ngo wumve yuko babereyeho kugusetsa. Bari mu kazi. Bari mu kazi kuko iyo modoka ntago ijya ku bantu baseke, ijya ku bantu bari mu kazi. So icyo twashaka kubabwira rero nuko short ifite n'ibikorwa byo gushaka impano ahantu hatandukanye. Turaza no kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere kandi turabizi neza ko buzabidufashamo gufatanya gushaka impano mu bajene b'akarere ka Rubavu kugira ngo tuhabone abantu binjira mu mwuga wa sinema kandi babikora neza. Tukabona ugenda mu modoka nziza uba mu nzu nziza wakuye muri sinema, ariko by'umwihariko warabifashijwemo n'abantu bari hano. Ibyo rero iyo twaje mu gikorwa nk'iki cya Rwanda Movie Week tumenya niba mureba filime cyangwa mutazire. Icyo cyo twamaze kuvivura muranazikunda. Twihuse rero nyuma y'amashyi babona nyuma y'iki cya gikorwa dukora batorwa no kuri internet, bafite nimero. Ntago buri wese ari buvuga uko bamutora. Buri muntu bari hano bafite amazina yabo, ariko buri muntu nafata ijambo aravuga amazina ye asanzwe akinisha azwiho abasuhuza. Imvura itadusanga hano. Hanyuma anavuga ati nitwa Jackson, ngeyo ntago munzi, ariko navuga ko yitwa Jackson aravuga ati ndi nimero 7. Iyo nimero 7 urayihuza n'ibyo ngiye kuvuga ubwo biraba byuzuye. No kugira ngo tutakumya gusubiramo ibintu bimwe buri kanya. Iyo babatora bandika akanyenyeri 544. Yego. Yego. Iyo bari kubatora bandika akanyenyeri 544 cyangwa se akanyenyeri 544 akanyenyeri 303 akanyenyeri. Ubwo hajeho akanyenyeri rero ahita hakurikiraho wa mubare ari buvuge. Wa mubare ari buvuge ushyira akadirishya, ubwo nyine telefone ikwereka ibindi bikurikira. Murakoze cyane. Nagira rero ngo begere imbere. Mu gihe bagiye kuza imbere ndagira ngo nisabire aba bayobozi bagenzi banjye mu byubahiro byanyu mwakongera mukicara. Hanyuma banyakubaha abasitari baba abaturage bari hano kuko ntago muri abasitari banyu, bari mwegera imbere umwe. Okay, abayobozi bansabye ko haza umwe. Rero ntago dufite tombora kugira ngo bigende neza. Tugiye guhera kuri mushiki wacu hariya. Yihuta aravuga amazina akoresha, akibisoza avuge nimero ye. Bijyanye na selfie nk'uko umuyobozi w'urubyiruko n'umuco yabivuze ni nyuma. Muraho abanyarubavu, muraho. Nanjye ndi uw'Irubavu hano. Nanjye ndi umuntu wanyu rero, nitwa Dusenge Kenya,
abanzi ku izina rya Madederi muri Papa Safa cyangwa se Kirezi muri filime yitwa Indoto n'izindi zitandukanye mwagiye mubona. Nimero yanjye rero ni 2. Murakoze cyane. Muraho urubyiruko, imbaraga z'igihugu, urubyiruko, imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. nanjye nitwa Kayonga Gatesi Divine, Tesi muri The Secret na Nina muri WIZZO. Nimero yanjye ni 3. Abanyarubavu muraho? Muraho neza? Twishimiye kubana namwe. Ku mazina yanjye asanzwe ni Igihozo Nshuti Mireye, ariko abenshi banzi kuri Fiona mu Ndoto series. N'ababeshyi mwishimiye kubana namwe mwese, kandi turabakunda. Murakoze. Nimero yanjye ni 4. Ndibotanye rutimera mu gukora mu ikotera byose nashimishije mu byo. Amacuma y'ibindi bugira bagende bikagatuka ritararenga tugenda. Njyewe rero kuvuga ibintu bike ngira umunwa biraza kungora. Ariko abantu benshi muranzi ko iwacu ntara mu ikoromero. Yego aho n'abatoto bara bose baranzi. Rero turi mu irushanwa badushyiriyeho imodoka tugomba gutsindira iri hejuru y'amafaranga menshi. Nangahe ayumve iri hejuru y'amafaranga $20,000. Ariko mutubona rero nta muntu uri hano udafite imodoka iri hejuru y'agaciro ka $25,000. Turabakire mukomera amashyi mukire. Abenshi barifuza kuza mu nzozi zawe, sibyo? Sibyo ra? Abantu ntuye mu nzozi zabo. Rero buriya iyo uri umwe uba uri umwe, sibyo? Baracyaka mfite nimero yihe? Mfite kangahe? Mfite kangahe? Mfite kangahe? Ninjye ufite nimero ya mbere. Murakoze cyane. Magambo menshi atuma niyibagirwa. Amazina nitwa Benimana Ramadan, kandi Benimana bo bino Rwanda ni bene amafaranga. Amazina nyinisha nitwa Bamenya na Jam Toto kutoka pale. Murakoze. Muramahoro. Abanyarubavu turabakunda. Abantu b'irubavu mwese turabakunda. Sibyo? Nitwa Munyananda Gisa, niyo mazina ababyeyi bangise. Munzi muri filime yitwa Papa Safa. Ndi umugore wa Papa Safa. Ariko Papa Safa nta soni ubwo urongeye tuyinyutse kunshi. Reka nkubwiye bitarejo nge nditahiye ntabwo nashobokana n'umugabo wirwa ncagagura. Muri Rubavu hari abagabo baca inyuma abagore babo barahari. Abagabo babaca inyuma barahari. Abo bantu hamwe n'abayobozi turabashakira igiti, sibyo? Nanjye ndi guhatanira iriya modoka, kandi murabona ko iriya modoka ari ngikwiye, sibyo ra? Nimero yanjye ni 13, muze kuntora, ndabakunda. Musore byananiye kubyibuha. Bravo!
amashi kuri Gatogo. Nitwa Mugisha Emmanuel Gatogo Kibonke abantu umugabo wa Rufonzi. Ndabakundaga cyane nanezerewe. Nzaza hano kumusaba ndi mu modoka nzaba natsindiye. Muzamumaga nomero yanjye ni 10 murakoze. Nitwa Bahavu nkaba mu mpanga series ari nayo nkora. Ikintu nshaka kubabwira babyeyi muri hano, nabonye hari abafite abana batoya, natwe twakuriye mu buzima nk'ubwo muri uyu munsi. Abenshi ntabwo twakuze mu miryango ifite amafaranga arenze cyane. Icyo nshaka kubwira ni ikirere, niba ufite umwana mwaturire byiza, musengere ejo azabe ari Kami, ari Bahavu, arenze Bahavu. Rero mama wanjye avuka i Rubavu, ariko kuko nta mama wagifite, mama nkundira wemeye kumera tate urumva ndi gusobanura mbaye umwuzukuru wawe singenda ndagushima imirimo yawe. Ubu ndi hano nanjye ndi leta nawe uri leta, bya bikorwa byo kwizamura uzakomeza gutega amaboko ngo baduhereze twifashe. Nanjye ndi hano kugira ngo ngire icyo mfashe. Ni umwuzukuru wawe. Mama wanjye wari abonye mama nanone. Ndagukunze cyane kandi sibyo? Nifurije abana banyu imigisha, urubyiruko ruri hano imigisha myinshi cyane. Aha hantu ntimuzahasazire. Ntawe utifuza kuba mu murwa, ntawe utifuza gutera imbere, muzatera imbere. Abana banyu bazaba abantu bakomeye, abana banyu bazaba abantu badasanzwe. Mwubake Rubavu igere ku rundi rwego. Rubavu yubatswemo etaje zingana n'iza Kigali ntacyo byaba bitwaye. Twubake Rubavu yacu kuko twabishobora. Dufite imirima yo guhinga ikatugera umusaruro. Tuzagaruka hano, ndabizi ko ikintu gihe tuzagaruka hano hari icyahindutse. Sinema turi hano ngo tubafashe, niyo mpamvu turi hano. Aho muzadukenera tuzaba duhari, mu migano tuzabafasha, guhinga, gushaka imbuto tuzabafasha. Murakoze cyane, murakarama. Ingoma yanjye si ngombwa kuyivuga, ariko ingoma yanjye ni 18. Ndabakunda cyane. Niwa neza? Turanasenga burya mwari mutangiye gufasha. Haleluya. Ubumwe bwacu, ubumwe bwacu, ubumwe bwacu. Nanjye ndabashima, nishimiye kubana nawe, nishimiye gushyira hamwe nawe. Ubumwe nibwo butuma abantu bashyira hamwe, sibyo? Amazina yanjye nitwa Francis Iraguha aka Zahabu. Iraguha ni mugura, iyo muguze igira ite? Imana ikomeze iduhe kandi duhane twese hamwe, sibyo? Nanjye ndashima mushiki wanjye, avuze ibintu byiza, avuze ibintu bitumye twese turi hano. Ni ugushyira hamwe kandi ni ugukomezanya, ni iterambere. Rero natwe twifatanyije hano hamwe nk'uruganda rwa sinema kugira ngo natwe mudushyigikire, natwe tubashyigikire, sibyo? Nidushyira hamwe bayobozi, ibintu byose bizagenda neza. Message rero ngewe ingenza
kandi ari nayo numvishe n'abayobozi bacu bavuze. Nkunda kuyishyira mu ijambo rimwe yo kuvuga ngo urukundo. Dukundane. Na muri campaign aho twari turi muri road show y'ubushizi Nyamata nibyo navuze ati twige gukundana. Nuramuka ukunze mwene so nkuko wikunda bizaba byiza cyane, kandi nuramuka ugize imbaraga zo kumubwira ati mbabarira haraho ntagenze neza uzaba uri intwari. Nuramuka ugize n'imbaraga zo kumubwira ati urakoze ku kantu gato gusa agukoreye, nabwo n'ubundi butwari. Ntabwo ushobora gusaba umuntu imbabazi utamukunda. Iyo umusabye imbabazi uba wamukunze kandi nawe aragukunda kubera inshuti. Rero mureke dushyire hamwe dukundane, niyo mpamvu twese turi hamwe. Ndangiza mu mbabarire ntenze ku ijambo. Icyo nababwira, mukuze abana banyu mubafasha kumenya impano zabo, sibyo? Mukurikirane kumenya impano zabo. Nk'ubu twe twarisobanukiwe dukina sinema kandi tubikinamo dufite amahoro tukisobanukirwa kuko nibyo dukunda. Noneho byatugiriye umumaro nk'uko babivuze, biradutunze bitubeshejeho. Nawe rero ufashe umwana wawe, hari igihe yaba azi gukina umupira, hari igihe yaba azi gukina sinema. N'abayobozi bacu babivuze baraza gusaba ubuyobozi buze kubamenyera impano za sinema bazizamure na Rubavu izamuke. Sindaribi ndaribi ndani noma turabakunda cyane. Rero nimero yanjye muze kunshyigikira. Ese ubundi muranzi? Ninde ureba televiziyo y'u Rwanda? Nitwa nde? Nitwa nde? Muri sinema nitwa nde? Yego Steve nyina muri City Med ica kuri televiziyo y'u Rwanda n'izindi zose nk'ikigeragezo cy'ubuzima, izitwa inzozi za kera. Rero nimero yanjye ni 7. Dukomeze dushyire hamwe kandi turabakunda. Mukomere ubumwe bwacu, ubumwe bwacu. Uraho kamwa? Umeze neza? nagiye kure y'amagambo bagenzi banjye bavuze. Njyewe icyo navuga nuko twashyira hamwe tukubaka igihugu cyacu, kuko nitudashyira hamwe tuzaba turi kwisenya. Nitwa Nyambo, n'ubundi amazina nyirisha ni Nyambo, ni nayo mazina yanjye. Nimero yanjye ni 16. Ndabakunda cyane. Icyacumi cy'amata. Ubu ntabwo twagira icyacumi cy'amata. Mwihangane ibiryo byarananiye. Njye hari umuntu utanzira? Nirirwe nivuga. Mubivuge cyane mwese muranzi. Nitwa nde? Ine? Ine? Ndumva kwirirwa nongera kubivuga naba mbasuzuguye. Ariko banyise, ababyeyi banyise Uwihoreye Jean Bosco. Hanyuma rero nge ndifuza ko hazaba bandimbati bazadusimbura, hakaba babamenya, hakaba babandi bose banyuze hano bavuga kandi baturutse muri mwe, kuko twebwe tuzasaza ariko hari ababyiruka. Icyo kintu ndakibashishikarije mukunde sinema. Babivuze ngo turabakire, murebe nk'iyinda nta mukene nta mukene wagirinda nk'iyi. Turakize rero. Nimero yanjye rero harya ni 19. Nimero yanjye ni 19. Nari yibutse ni 19. Rwose senateri
Kugira muze kubivuga no mu nteko ni 19. Muraho neza. Yesu akuze. Yesu ashimwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muranzi? Yitwa nde? Nande mumfu. Inde? Ako kana. Urumva muranzi? Mumama shireko. Twabasuye, twabishimiye. Yewe n'undi muganda wuza bisanzwe. Urumva rero twakoranye umuganda. Sinzi guhinga. Oya, wari uhari wambonye? Ntabwo waje. Murakoze cyane, nimero yanjye ni 5. Ariko abantu bakomeye hano imbere bo turi kubwira cyane. Telefone yanyu muyashyire hafi, nimero yanjye ni 5. Yitwa Inkindi Aisha. Murakoze. Inganji za Rubavu avana mani gace atwananiwe dusubiramo inganji za Rubavu zirangwa n'umuvuduko w'iterambere ingingo twayigishije ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu izina ry'Imana mama umeze neza hari umuntu ambwiye akajambo kamwe sinzi natwe duhuye rugo naragiye ku isoko avuga ngo ngiye mu isoko ntacyo wandumamo bisobanuye bisobanuye murakoze cyane. Amazina yanjye ni Iradukunda Buba Ibra cyangwa se Prince muri Bamenya, Delphi muri Stimade n'izindi zigiye zitandukanye. Nishimiye kubana namwe, nabakunze cyane ndetse nishimiye n'uburyo mwatwakiriye, mwatweretse urukundo cyane n'abayobozi. Nimero yanjye ni nimero 6. Murakoze cyane. Ikintu kijya kinangaza ni kimwe umuyobozi yavuze ni ukugera ahangaha uvuga amazina yawe na nimero yawe ujya kwicara. Inda si ikintu, nanjye mfite inda. Buriya yose ni amaco y'inda yicaye hariya. Intore no ndashaka intore nijya wanyuma twiganire. Intore zimanika amaboko. Mwese muri intore bayobozi njye ngira ikibazo. Amafaranga yanjye ni nk'intore yishakira inzira, none mbonye hano yajyaga ajya akarere ka Nyagatare. Rero si akanyagatare irubafu n'amaco y'inda. Murabizi abantu muba muhanganye aba ari abanzi bawe, si mubizi? Afande nubwo kaba nakabwira kamwe abajije ikibazo ndabazi none umuriro uri bubura abayobozi barahari. Najyaga ngera kuri stage umuriro ngo ari n'ubiri inyuma. None ubu ngubu rero ihangane uhutize ibipfunsi ubamara inkingi unguriza icyata. Hari umubyeyi
mwakunze muri benshi witwa mama Nick utari hano wagize ikibazo cy'impanuka ubu tuvugana ari kwa muganga kumutora ni 12 yakabaye turi abantu bamukunda mumutore ngewe kumutora kuntorana ubwo yandogesheje bamenya ufite icyerekezo nimero yanjye kuntora ni 8 umushoferi uzatwarira imodoka azaturuka muri Rubavu ya modoka yari yanjye ni yabamenye tayimuraye yaze ko yarogesheje tugire gute no amazina yanjye nitwa Mitsutsu ivina ivi cyangwa de murakoze cyane amazina y'ababyeyi Nakativuga mu Cyongereza Emma Brown Abantu bakavugize neza ariko mane tugiye kugira modoka Emma Brown Ndakunda cyane Murakoze cyane mu by'ukuri abo twazanye mwababonye usibye twumvikanye gato turashoje ngira ngo murabona ko n'ikirere kitameze neza turasoza tubashimira niba akaganiro gatoya babahaye kari sawa mu bahamwe murakoze cyane banyakubahwa abayobozi twishimiye by'umwihariko umwanya mwaduhaye kandi twababwira ko undi munsi muzategura umuganda wo gusoza ikivi nabonye tutushije cy'uyu muhanda mukadutumira tuzitabira ntabwo nubwo tuba muri sinema rwose natwe umusanzu twawutanga kandi akarere ka Rubavu by'umwihariko kaba mu turere twiyumvamo cyane igihe cyose turi muri ibi bikorwa niyo tuzajya mu turere tubiri buri gihe Rubavu kandi ahandi duhora dutarabashye turabashimiye cyane mwakoze rwose uburyo mwatwakiriye kandi natwe umusanzu wacu nk'abantu muri sinema waba wo gufatanya n'urubyiruko kuzamura urundi rubyiruko hano waba undi musanzu wose muzadukeneraho nka sinema nyarwanda twiteguye kuwutanga 100% kandi tutiganda kandi bari abantu mwabonye ni intore rwose nk'uko wa mugabo yabivuze ni intore zitari intoragura amayogi murakoze cyane Imana ibamugisha amasi menshi tumushimire arakoze cyane nyakubahwa honorable senateri nyuma y'umuganda w'uyu munsi abasitari bifuje ko nyuma y'uyu muganda baza amatelefoni okay wando ibisomye ubwo niwe rimo icuruza amatelefoni meza
sibyo ina kirahagera cuza amatelefone meza iPhone amasupika amayekuteri bo wenda bisabye neza ni wowe ni batatu yabahereze Akindi kibazo ngende Fonsina ari mu muturanyi Kiramani ari Cosmos abari abantu jabiji rero namureke mbabwire akindi kibazo ntacyo bimeze gusoma yahita mu mafaranga igihumbi urabizi ugiye kwereka ahantu usoma nuhasoma ndaguha amafaranga y'amanyarwanda y'amakongomani y'amanyarwanda hagarara neza uri kubona soma hano baby zana amasonde mutemukopeza soma hano muceceke WIZZO Media TV. WIZZO Media TV.